Thomas Wakwino rero we yizeraga ko umuntu ashobora kuyoborwa n'amategeko karemano yamushyizwemo n'Imana nubwo akeneye ubuyobozi. Hari amategeko n'ubundi kamere muntu ndetse n'umutimanama we aba yamenya ngo iki ni icyiza, iki ni ikibi, akaba yacyihorera. Kuko n'akana gato usanga kavuga ati iki ni ikibi. Rero icyaha cy'inkomoko si inyigisho y'idini gusa, ahubwo ni urufunguzo rwo gusobanukirwa impamvu abantu bafite ubushake bwo gukora ibibi n'ukuntu bakeneye gufashwa. Tukamenya impamvu amahame y'uburenganzira, ubutabera, uburere n'imiyoborere bikenewe mu muryango nyamuntu. Tukamenya ndetse n'impamvu imico myiza, kwicisha bugufi, imbabazi n'ubuyobozi bifite ubuntu bigomba kwitabwaho, kuko hari uburyo bifasha umuntu mu kuba yagira icyo akora ndetse akaba byanafasha abandi bantu. Icyaha cy'inkomoko nk'uko cyasobanuwe na Augustine na Thomas Wakwino ntabwo ari inyigisho y'iyobokamana gusa, ahubwo ni ishingiro ry'isesengura ryimbitse kuri kamere muntu, imibanire ye n'abandi n'uburyo ashobora kuganwa ku butungane bigatuma yagera ku butungane. Gihishura uburyo kandi umuntu adashobora kwihagararaho wenyine, kandi asaba guhora ashaka ubwiza n'ukuri binyuze mu bufatanye n'ubuyobozi bufite indangagaciro. Rero ni ibyo twaganiraho rero, murakoze. Waba afite ikindi gitekerezo yakongera yashyira muri commentaire agasangiza n'abandi, kandi niba utarakora subscribe byaba byiza uyikoze kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byiza bikomeza kunyura aha ngaha. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.